Sadate yahanishijwe amezi atandatu adakora ikijyanye cyose icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'umupira w'amaguru. Ntabwo uyu mwanzuro yigeze awishimira, ahita ajurira kuko ubwo byavuye mu gutanga ikirego bijya mu kanama k'imyitwarire, biva mu akanama k'imyitwarire agafashe umwanzuro ntuwishimira ukajurira, ubwo muri komisiyo y'ubujurire. Iyi komisiyo y'ubujurire rero iyobowe na Bwana Kajangwe yaramutumije kwa gatanu w'icyumweru gishize. Ni kwa gatanu? Ni kwa gatanu nyuma ya saa sita. Ariko n'ubu nta kiratangazwa. Impamvu nta kiratangazwa nuko baramwumvise ariko ntibafata umwanzuro. Ku munsi w'ejo rero nibwo iyi komisiyo izaterana igire icyo itangaza ku bujurire yagaragaje ndetse n'ibindi yagiye yireguza. Ubundi aka ni akanama ntabwo ari akazi gahoraho, ni akanama kigenga kari muri Ferwafa kashyizweho n'abantu baba bafite biga no kuri ubu bujurire bwa Munyakazi Sadate. Ntabwo turamenya niba ku munsi w'ejo bazahita batangaza umwanzuro wabo cyangwa se niba bazongera bagategereza ikindi gihe cyo kubitangaza. Gendeye kuri iki kirego, kuri ibi birego ejo bazigaho ubu bujurire bwa Munyakazi Sadate amezi atandatu, ntabwo twavuga ngo yiregoye gutya, ntabwo twari duhari, ni nko mu rukiko bisanzwe. Ese azagabanywa, azagumaho? Icyo ni cyo abantu bategereje, hanyuma bakamenya noneho na nyuma aramutse bizagenda bitaramutse ahawe amezi atandatu. Aramutse ayo mezi agumyeho nk'uko twabibonye muri gasorera yabanje kubaho mu minsi yashize, ndavuga muri iyi siporo, aho bamwe bavugaga bati uyu muyobozi niyegura ariko bikarangira habuze urwego rubifitiye uburenganzira bwo kumweguza. Ese ariya mezi aramutse agumyeho byo byanyura mu zihe nzira none? Yakwemera agahagarikwa hagategeka abamwungirije n'indi komite, we akaba arindiriye ko amezi atandatu ashira, cyangwa iyi pressure n'ubundi muriho yakongera ikazamuka bavuga bati wowe ko wahanwe warekuye ubuzima bwa ekipe bugakomeza. Kuko n'ubu ngubu amakuru dufite nuko yari yasubiye mu biganiro na Skol kuva ku wa mbere, nibwo yagombaga kubonana n'ubuyobozi bwa Skol. Ariko hari igihe byahita bizamura bya bindi, nako nta nubwo ari ukuvuga ngo hari igihe byahita bizamura bya bindi bakavuga bati okay, noneho RGB yari yakwemeje ko ari wowe muyobozi, ariko ko uhagaritswe noneho kuko n'ubwa mbere biragenda bite. Ntabwo ari ubwa mbere wa mugani wa Peter umuyobozi muri Rayon Sport yaba yigijweyo n'ibihano by'izindi nzego, ariko yahagaritswe no kujyayo ntibyabigishoboka. None se nyine yaba ajya kuvuga iki kandi nyine yaba yahagaritswe? Ubwo se ubundi ngewe uri Skol ukayampa nkayajyana ndi mu bihano, wazaburana he? Uko byagenda kose ngewe ko mbitekereza ibyo byemezo biramutse bikomeje bigashyirwaho, ubwo hajyayo abandi batariwe kuko yaba atabyemerewe, nk'uko itegeko ryavugaga yarahagaritswe mu bikorwa byose birebana n'iki n'umupira w'amaguru. Ariko ashobora gukora none se aya mabara warayabonye ayahe? Ariko nabwo ubwo ntabwo yaba yanditse, ayabandikiye za Kiyovu na polisi hariho PO. Ashobora kuvuga ati vice president n'abakora mu buryo buri legal bw'amategeko muri officiel, ariko ndacyariho ntegereje. Aha rero niho ibintu bizakomerera. Ahubwo wenda n'ikindi kuko ngewe rwose uko ndimo mbibona simbabeshye, mu gihe cyose aya mezi ari bugumeho cyangwa yenda akaba ane, niyo yaba abiri cyangwa atatu. Ese ubwo ubundi harya ngewe mba nibaza iyo nk'ubu ngubu hashize harya ntihashize ukwezi ibi byemezo bifashe. Nicyo nari ngiye kuvuga. Ubu ngubu barahita bavuga ko amezi atandatu niba ashyizweho aratangirira mu gihe umwanzuro aka kanama gashinzwe ubujurire kawufatiye, cyangwa n'igihe komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa yawufatiye. Ese ntiyakoraga oya bahera muri komisiyo se rego bagukatiye mu bujurire, ariko ubundi ibintu byose bisobanukiwe. Ibi by'imipira byo byaranyuze wagira ngo bitandukanye n'ibindi, banamuhagarika agakomeza agakora. Nko mu rukiko hari igihe umara imyaka 2 uburana bakagukatira 10, ya yindi umaze uburana bakayikura ugakora 8.
azamuga n'ahangaha bazavuga uko kwezi tugukuyemo yarakoraga ibintu by'umupira ye baranaguhagarika kuri stade ukajyayo ntibajyayo se gusa kuri iyi nshuro byo ntabwo ari ukuvuga ngo ni kesitiyo ya Sadate ngo ni kesitiyo y'umuntu ku giti cye ni ibintu biri buze kuzamura n'ubundi ibimaze iminsi biri mu ikipe ya Rayon Sport. Ese byaza kugenda gutereka tugaruke mu kanya reka tuyitegereze wa mugane ubwo naho ku munsi w'ejo gusa ikigaragara Leonida ngiye kuvuga ngo reka tuvuge tuti subhana wa ta'ala azamworohereze ariko nibuka ko subhana wa ta'ala ahangaha hatazaba ari ahubwo hazaba hariyo bakajangwe sibo bashinzwe komisiyo y'ubujurire none busabye kumworohereza Imana niyo bahagarariye Imana bariya ni nk'abasifuzi izabavugiremo arumva ikiriho umuntu yibaza mu gihe yabagizwe umwere byo ngo nyine yaranemejwe na RGB arakomeza kuba umuyobozi wa Rayon Sport abandi bayoboke ingoma nyine mu gihe rero byaba bigumyeho niho polemike ziza kubera kereka avuze ati ayo mezi 6 bampaye n'imbogamizi ngewe Sadate nyuze hano ndagiye inteko mu bushobozi bwayo n'amategeko mu nsimbuzi ariko mu gihe cyose aya mezi azagumaho cyangwa umubare runaka wayo akavuga ati inzego zinyungirije ni mube muyobora ngewe mbe ngiye ku ruhande ndangiza ayo mezi nzagaruke nyuma ariko ntasimbujwe ngiye indi episode muri Rayon Sport ngizi zindi ntambara Efre wikwibaza byinshi kuko ngewe inzira ndi kubibonamo uyu munsi ntabwo ikibihano byo muri aka kanama gashinzwe imyitwarire na nibiza kuva mu kanama gashinzwe ubujurire ka Ferwafa ashobora kugira kinini bihindura ku miyoborere ya Sadate muri Rayon Sport kuko ni ibintu byoroshye kuba we yafata umwanzuro akavuga ngo abo ngabo bari banyungirije ni bafate go ahead bakomeza imishinga n'abatangiye kandi kantu nibutse nibuka muri RGB bamuhaye iminsi 30 yo kuba yakemuye ibijyanye n'amategeko byose byebana n'ibyo ngibyo kandi iyi minsi 30 ikaba itarashira mu gihe bya bihano byo byaba bigumyeho yaba gifite bwa burenganzira n'ubushobozi bwo gushyira mu murongo ibyo yasabwe na RGB none se ngicyo nibaza aba bamuhannye bafite ubushobozi bwo gukurikirana amatelefone arahanwa wenda baramutse bamuhanye bafite ubushobozi bwo gukurikirana amatelefone cyangwa se n'ibyo ari gukora mu gihe nta muntu hari umucunga ngo ki nyine ndavuga nti ibyo ngibyo wenda yasabwe ibyo yaba ari gukora byaba binyuranye ariko ibyo biratandukanye RGB ifite ibyayo itagomba guhuza n'iby'umupira n'ibya Ferwafa kuko ibi bya Ferwafa ubundi usubije amaso inyuma buranka amunyandamutse mwibuke bajya kumuhagarika harya n'imyaka 4 nyandamutse rega yazize ibintu yavuze ngo Ferwafa niyegura ubuyobozi bwa Ferwafa nibwego none se nanjye ndakubaze Fure urumva niho byahereye abona za seke ntizizademara ahita yirya ukanyumvisha ko RGB ukanyumvisha ko biriya bihano bya Ferwafa biramutse bigumyeho yaba gifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gukomeza gukurikirana bya bindi bya RGB ushobora gusanga amategeko ariko ushobora gusanga amategeko bamubwiye iminsi 30 bamuhaye yarabirangije ari uko biremeta uzi ko muri weekend hateranye inama ya komite abantu bari bazi ngo haraterana asaba kuko ntabwo afite ubushobozi bwo kwicara avuge ngo abeguye imyanya itari muri komite ngewe nshyizeho aba cyangwa komite nyobozi twebwe dushyize haba ntabwo ubwo bushobozi ibyo ni inama y'inteko rusange ariko iyo nama ntabwo igomba kuba ahubwo habayeho komite nyobozi inama ya komite nyobozi isanzweho bemera ko Keri agaruka yuzuza iyo myanya ubwo rero iyo myanya kuyiterura akajyana muri RGB nk'uko bayimusabye n'amategeko akabijyana ntabwo ari ibintu birebire Leonida ushobora gusanga Ferwafa izafata umwanzuro akanama k'ubujurire kazafata umwanzuro we ibije muri RGB yarabirangije ahubwo ngewe icyo mvuga nyuma yaho mu gihe cyose ibihano bye byaba bigumishijweho cyangwa se bikaba amezi 5 kuko
ariko mufasha amezi atandatu bwagumyeho ni ubwo ni ukwa gatandatu ukwa karindwi ukwa munani ukwa cyenda ukwa cumi ukwa cumi na kumwe birafata ubuzima bw'igihe kirekire bwa ekipe kugeza na shampiyona y'umwaka utaha wenda itangiye. icyo nkubwira ko urufunguzo n'ubundi ari wo rufite mu gihe ibyo byaba bigumyeho ashobora kuvuga ati mukore ngewe ngiye ku ruhande ibi ngibi bizateza imvururu muri Rayon Sport amushuwa mu gihe azavuga ati bampannye ayo mezi atandatu mbaye nicaye ariko still ndacyari umuyobozi ntebe yanjye igumaho. aha rero niho amategeko n'imvururu muri Rayon Sport zizazamuka kuko ntabwo ari muri ntabwo yakwicara ngo avuge ngo yicariye intebe inepa yicariye intebe ishyushye hari uruhande runakomeye kari ruriya ruhande rutamwifuza kubona bisa naho yarutsinze se nyine nibyo nkubwira ko byakongera bikazura bya bindi byasaga nk'ibyibagiranye icyo Ephraim avuga cyangwa se akavuga ati nubundi ndakomeza nkora ubujurire bwanjye buri muri tasi ariko Ephraim mu by'ukuri nubwo ntari aha ngaha ngo ngire gute inzego mbona ibyemezo byafashwe ntacyo byigeze bifasha Rayon Sport gute impamvu ntacyo byafashije Rayon Sport nuko byose nta cyafasha umwanzuro uri final ni ibintu bipending ni ibintu biri aho ngo navugaga ngewe cyane cyane ibyo kuko hari havutsemo impande ebyiri bavuga ibyo muri RGB byari gutanga umusaruro iyo ziriya mpande ebyiri zose bashobora kuzicaza hamwe imyanzuro ivuyemo izo mpande ebyiri zikaba zisa naho ziyumvise. Sintekereza rero ko RGB ari icyo ishinzwe RGB kwereka amategeko ikakwereka stati ariko nabo sintekereza ko yivanga mu mitegekere ya ekipe ntago babafasha. icyo Ephraim yavugaga nacyumvaga ni nuvuga ngo in case Sadate yabavuze ngo ngewe ndahanwe ngiye kuba nicaye ku ruhande ariko abari banyongirije bakomeza akazi arabizi ko nawe kuva kuri iyo ntebe hari abandi bari kwigera amajanja ibyo ni intambara urumva hari abandi barimo kwigera amajanja bavuga bati ayihagurukeho gatoya yegere ku ruhande gatoya natwe duhite tuzamo ibibazo bivuka oya kandi batabyemerewe nyine aho niho intambara zongera ahantu nyine nibyo tuvuga ahantu ya imiryango idadiye nuko ibintu byose niba ari amategeko yabimushyize mu ntoki ubwo ndavuga uyobora Rayon Sport iyo nama y'inteko rusange niwe wagomba kuyitumiza urumva nta rundi rwego rugaragara rusa naho rufite ubushobozi ariko ubwo mu gihe yaba yahagaritswe na ba vice president bafite na vice president afite kandi arabe nyine none se urabona batareguye bakagaruka niba ari abantu bari beguye bagomba kugenda bagiye bakayimusigira ariko ikikwereka ko ari ikinamico zabo bagaragaje babonye yagarutse nabo bahita bagaruka ubwo rero urumva ko byanze bikunze nabita ko abo bari abantu bariho ni fideli kuri we ntago bapfa kumutenguha mu gihe uyu mwanzuro uza gutangazwa turabona indi nzira turabona indi nzira mu ikipe ya Rayon Sport ubwo nk'uko twabigarutseho kandi nibwo baziga ku bujurire bwa Rugende nayo yose iravuga iki kandi ntabwo ibyemera se ngewe twaraha twicaranye yewe ngenda byibuka Ferwafa itangaza urutonde rw'amakipe yemerewe gukina icyiciro cya kabiri hakabamwe yari yemerewe kugikina ariko utemerewe kuzamuka mu cyiciro cya mbere kubera ibibazo bya club license ndumva niyo Rugende yari irimo yewe hari na siporo niba mbyibutse neza siporo nayo irimo ariko nayo yayishoye urugamba kandi nyine byari amakipe aravuga ati niba se baraturetse tugakina ubundi ngo twakiniraga iki nukuza muri competition gusa ko icyo amakipe yose abahatanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere mwese zo zabyemerera intare zarimo abandi abo babuze kujurira ibyo bya kera babuze kujurira icyo gihe ujya gutangira gukina barabyemera bari bazi ko bizahinduka wenda Ferwafa iri gukina nabo biramera nk'ibya Heroes na Gicumbi nuko burana Rwandanze hanyuma ubwo tukiri mu bakemura impaka ku munsi w'ejo nibwo bakemuye za Kiyovu Sport na AS Kigali urubanza rwa Kiyovu Sport nabonye rumeze nk'urucabana urubanza rutagoranye rwose Kiyovu yaragiye ngo ibabarira AS Kigali ko se wanamugani ibintu byabo bimaze igihe nicyo